Mm. Mama barambwira ko mwahageze mbere, mwahageze bimeze bite, amakuru mwayamenye gute? ubwo twebwe narindi mu rugo nka saa 11:15. Noneho ndi mu rugo nka saa 11:15, umugabo yaraje nkaho yakwahiye kure y'urugo, araza yahira hafi y'urugo. Amaze kwahira hafi y'urugo, ubwo akajya avuga ngo Karuranga ari hehe, ari we nyir'urugo umusaza, ngo ari hehe iyo mbwa ngo nyice. Ubwo narindi mu rugo ndasohoka, sanga uwo muhungu wanjye yishe ari hafi y'urugo gwe, arimo ari kumubwira ngo niwongera gukandagira mu isambu yanjye nzakwica, ngo kuva hano kugera ku gishanga ngo hose ni mwacu, ngo kuko ari mwa data wacu, ngo nanjye ni mukwanjye. Yesu we, ubwo arangije umuyobozi w'umudugudu nawe yari ahari, n'uwo mu muryango w'uwo muhungu nawe yari yaje. Ubwo amaze kwahira ubwo bwatsi yarazamutse ajya mu rugo, ngo basha ngo ngiye mu rugo ndaje. Yesu we, ubwo noneho yaraje, akigera hepfo umuhungu wanjye arambwira ati Mayi, ati ngiye kwahira ubwatsi, ati uze ubujyane hanyuma ubushyire inka nanjye njye kwahira ruguru mu kwanjye. Ubwo naratambitse n'umuyobozi w'umudugudu n'uwo muhungu wanjye, nzana Nyanjoro. Maze kuzana Nyanjoro ati genda uzana umufuka. Nagiye mu rugo nzana umufuka, maze kuzana umufuka inje nkihagera, umwana nawe yarazamutse agiye kwahira ubwatsi munsi y'umukingo uhari, undi nawe yari yihishe ruguru ku rubingo ruhari, murahabona ni hariya kariya kabingo karekare gakuze, niho yari yihishe, ariko majagu yamuhingishije yari yayishyize ku ruhande, urumva ko umwana yari atayibonye. Ubwo igihe umwana ari kureba ubwatsi aho ari buturuke yahira. Yesu we, noneho ubwo ngubwo nanjye ubwo nari nsubiye mu rugo kuzana umufuka, inje nsanga umudugudu n'uwo musore bari kumwe, mpagarara hariya ari kuvuga ngo ndamwishe. Amaze kumwica, umudugudu nawe n'umugore bita Mama Kariza, nsanga bari kuvuga ngo aramwishe data we, aramwishe aramurangije. Nanjye ndebye koko naho nasize ahagaze, ndamubura mbona yamwishe koko. Yamwicishije majagu kuko yasimbutse urubingo, mbese ubwo yamwicishije majagu yari ifite umuhini muremure, yakubise majagu umwana ahita agwa, urumva ko yarahagaze agiye kwahira ubwatsi, akubita umuhini, akubita majagu, umwana ahita agwa hasi. Ubwo yururutse umukingo aragenda arahondagura nk'inshuro 1000, aramumenagura umutwe wari wabaye, ubwonko bwose bwari bwazamutse, amaraso yabaye ikidendezi. Murakoze. Halo, miriwe neza executive. Miriwe neza. Nitwa Peter Clever Nizeyimana, ndi umunyamakuru nkorera TV1. Yego. Hari amakuru twashaka kubaka kuri kese y'umugabo wo mu kagari ka Gishore mu murenge muyoboye wa Mbogo. Bivugwa ko yishe umugabo mugenzi wakoresheje majagu. Wenda mwayamenye nk'inzego z'ibanze ngo mugire icyo mwatubwiraho. Nayamenye. Ukuntu bihagaze. Yego. Ni umuturage, reka mbanze gatoya. Nk'uko bivuze ni umuturage wishe mugenzi we. Umuturage wishe mugenzi we yitwa Alphonse. Noneho uwishwe akaba yitwa
akaba yitwa Nzabonimana Strato. Uwo niwe wishwe. Yego. W'imyaka 32. Mu by'ukuri ku makuru mwakiriye yamwishe akoresheje iki? Yamwishe akoresheje majagu. Icyo bapfuye bapfaga ubwatsi. Uyu nyine Nzabonimana Strato wapfuye yari arimo kwahira ubwatsi mu isambu yakodesheje mu murima w'umuryango wa Straton nako Alphonse. Yego. Donc Alphonse niwe wishe Straton. Yego. Ubwatsi bapfuye ubu ngubu bwo kwahirira inka busanzwe? Ni ubwatsi bwo kwahirira inka. Kugeza ubu ni ukuvuga ngo rero ikintu cyabiteye nyine urumva ubu bwatsi bwari ubwo mu muryango wo kwa Alphonse. Yego. Ariko noneho uyu Alphonse akaba avukana nyine n'abandi bavandimwe. Nta nubwo ubwo bwatsi bwari ubwe nyine bwari ubw'umuryango nk'uko ubyumva. Uranyumva? Ndakumva neza. Noneho ubu bwatsi bukaba bwari bwararagijwe cyangwa se bwarakodeshejwe umuryango wa Nzabonimana Strato. Yego. Uyu wapfuye nyine. Yego. Noneho uyu Strato akaba yari yarabujijwe kubutema cyangwa se kubuhereza amatungo. Ariko uyu Alphonse urumva ni agakeregeshwa ke yari yarishyiriyeho. Kuko urumva ubwatsi bwari ubw'umuryango. Ariko umuryango ni nk'uko nguko tuvuge nk'urugero wenda kugira ngo usobanure neza. Biri kumvikana. Ni nk'uko nguko nge nawe twaba tuvukana. Noneho twaba tuvukana ababyeyi bacu nyine bagapfa bakadusigira isambu. Umwe bakamuhe n'undi bakamuhereza shi. Noneho ngewe kubera ko ntuye kure Kigali ni urugero, nkagenda ngasigira ubwatsi bwanjye cyangwa se amasambu yanjye undi muntu tudafitanye isano. Noneho murumuna wanjye rero akaza avuga ati kubera iki ufata ubu bwatsi kandi atari ubw'umuryango wawe. Undi akavuga ati naraburagijwe. Yego. Cyangwa se ndabukodesha. Ni njyewe ugomba kugira gute kubwahira. Yego. Noneho rero Strato akamubwira ati Alphonse agahora abwira Strato ati nzakwica nukomeza kujya mu sambu yacu y'umuryango wacu. Uri kunyumva? Ndakumva. Undi akavuga ati niba ari umuryango wawe ndabyemera ariko se kuki atakugira icyizere ngo ubwatsi abugusigire n'aya masambu ayagusigire. Akabisigira mama wanjye. Ngomba kwahira ubu bwatsi nkabugaburira amatungo. Noneho rero birangira mubwiye ati nzaguhinga nzakwica. Ariko undi akagira ngo ni blague. Kubera ko bari basanzwe banakorana. Yari asanzwe amuhereza ibiraka. N'inka ze akazigaburira. Urumva mu by'ukuri bari basanzwe babana. Ubwira umuntu ngo azakwica cyangwa se nzakwicira mu murima wanjye. Mwari musanzwe mukorana kandi akaguhemba neza. Urumva ntabwo yatekerezaga ko yamwica yagiraga muri black. Birumvikana. Cyane ko bari babanye igihe yamukoreraga. Nibwo rero yafashe gahunda ati ahita ko asimbukira mu rugo iwe azana amajagu. Asuka amajagu ngira ngo urayizi ni ya indi yamenye. Ndayizi. Abanza kwirukankana ba midugudu. Yirukana n'abandi baturage bari bari aho ngaho. Aramubwira ati ni gute mubuza kwahira ubwatsi bw'umuryango wanjye ukabwahira. Undi akamubwira ati ariko se ko nabusigiwe cyangwa se ko bwasigiwe naburagijwe icyupfa n'iki.
ko nanabukodesha ntibutanga amafaranga urumva birangira amukubise amajagu ya mbere yikubita hasi amukubita amajagu ya kabiri ubwonko babuciye mu matwi umugabo apfa gutyo amaze gupfa amujyana kwa muganga Rutongo ubu ngubu turindiriye kujya kumufasha gushyingura ubuyobozi bw'umurenge twateguye imodoka tunabategurira isanduku ejo mu gitondo 12:00 ko bavuze yuko turi bujye kumushyingura ejo umuryango we wahashyitse bashiki be bose bahashyitse tukamushyingura mu cyubahiro n'ubuyobozi bw'umurenge bubikora bufatanyije n'akarere. Hanyuma suspect bafungiye hehe? Rero ko dutoroka yirukanse yirukanse twashakishije mu rugo iwe dushakisha mu bigori aho ngaho no mu migozi y'ibijumba tureba ko yaba yihishe mwaho ngaho turamubura ariko inzego z'umutekano birumvikana urabizi ko zidahwema gukora akazi kabwo bakomeze kumushakisha kugira ngo bamuhane nk'uko bibiteganywa n'amategeko. Executive ndagushimiye murakoze cyane. Yego ariko abanyamakuru ndabazi hari igihe oya humura tu editing mujya muri codinga bitarimo nyine oya humura tu editinga urumva editinga tugakuramo utuzima n'utuzima urumva hari ibyo dukora nyine nko kuganira bisanzwe ariko mu by'ukuri ni uko nguko urumva umuntu ntabwo yari yasinze nta nubwo ananywa n'inzoga ngo tuvuge ati wenda ni ibiyobyabwenge byabiteye mu idini asengeramo ni idini ry'abarokore ntabwo mu by'ukuri inzoga y'inko tuvuge ngo wenda yashingiye ku nzoga cyangwa se ku gusinda cyangwa se ku biyobyabwenge bakuye ubwatsi mu by'ukuri nicyo kintu yamwiciye. Ndagushimiye murakoze nk'ubuyobozi bw'umurenge n'akarere ejo tuzafatikanya n'umuryango tumushyingure mu cyubahiro. Murakoze cyane. Murakoze cyane.